Iyi ni Cooking Fame, tubaye ikaze. Indwara y'igifu ni indwara izahaza abantu benshi ku isi. Abenshi bashobora gutahura ko barwaye igifu haciye igihe, bikaba byabaviramo kuba babura ubuzima bwabo. Niyo mpamvu uyu munsi kuri Cooking Fame twaguteguriye byinshi ku ndwara y'igifu, ibimenyetso biranga umuntu uyirwaye, icyo wakora ngo uyirinde, ndetse n'ibyo kurya umuntu urwaye indwara y'igifu akwiriye kurya n'ibyo akwiriye kwirinda. Mbere y'uko dutangira, reka dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, dushimire abakomeje gukora subscribe n'abatwohereza comment zitandukanye batubwira niba hari ibyo twahindura cyangwa niba hari ibyo bifuza ko twabagezaho. Reka dushishikariza kandi abatarakora subscribe, tubabwira ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku munsi. Nimukore subscribe ubundi tubane. Ni mu kanya tugatangira n'ikiganiro cyacu. Nk'uko tubikesha inzobere mu by'ubuzima, Sullah Sethi yavuze ko indwara y'igifu ishobora guterwa na bagiteri yitwa Helicobacter pylori bakunda kwita H. pylori. Indwara y'igifu kandi ishobora kuba yaterwa no gukoresha cyane imiti ishobora kwangiza igifu, urugero nka aspirine ndetse na ibuprofene. Mukunzi wa Cooking Fame, ubwo tumaze kubona igitera indwara y'igifu, reka noneho turebere hamwe ibimenyetso by'umuntu urwaye indwara y'igifu, kugira ngo niwumva ibyo bimenyetso wihutire kujya kwa muganga utarazahara. Umuntu urwaye igifu arangwa no kubabara cyane mu gifu, gutakaza ibiro, kumva adashaka kurya kubera ububabare. Umuntu urwaye igifu kandi arangwa no kugira isesemi n'isereri. Umuntu urwaye igifu kandi arangwa no guhora ahaze. Umuntu urwaye igifu arangwa no gusepfura asohora gaze hanze. Umuntu urwaye igifu kandi arangwa no kubabara umutima ndetse no mu gatuza. Umuntu urwaye igifu kandi arangwa no kubabara cyane cyane igihe hari icyo abashije gushyira mu nda. Ukunze ukurikiye Cooking Fame, niba wumvisha ufite ibi bimenyetso cyangwa se kimwe muri byo, wakwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagusuzume barebe niba atari indwara y'igifu, bityo ukurikiranwe hakiri kare. Noneho rero reka turebere hamwe ibyo kurya ukwiriye kurya niba ufite indwara y'igifu. Niba urwaye indwara y'igifu, ihatire kurya ibyo kurya bikungahaye kuri fibre, urugero nka pome, avoka, brokoli, amashaza ndetse n'ibindi. Ubushakashatsi butubwira ko niba urwaye indwara y'igifu, ukwiriye kwihatira nanone kurya ibijumba n'ibindi bivamo vitamine A. Niba urwaye indwara y'igifu kandi wakwihatira kurya nka pavuro y'umutuku. Niba urwaye indwara y'igifu, ihatire kunywa amata. Niba urwaye indwara y'igifu kandi, amashu ni kimwe mu bintu byagufasha kumererwa neza. Niba urwaye indwara y'igifu, ihatire kurya karoti n'imboga z'icyatsi. Niba urwaye indwara y'igifu kandi, ihatire gukoresha ubuki. Niba utekereje kunywa icyayi cyangwa kunywa ikindi kintu, aho kugira ngo ushyiremo isukari, gerageza ushyiremo ubuki, kuko ubwo buki buzagufasha. Noneho rero reka turebere hamwe ibyo kurya ukwiriye kwirinda niba urwaye indwara y'igifu. Mu byo kurya ukwiriye kwirinda kunywa ikawa, kubera ko ikawa ni mbi ku buzima bwawe niba urwaye indwara y'igifu. Irinde kandi kurya amashokora menshi, kuko nayo ntabwo ari meza ku buzima bwawe niba urwaye indwara y'igifu. Ubushakashatsi buvuga ko niba urwaye indwara y'igifu, ukwiriye kwirinda kurya ibiryo birimo ibirungo byinshi. Niba urwaye indwara y'igifu kandi, irinde kunywa ibisindisha, kuko nabyo ntabwo ari byiza kuri wowe.
Niba urwaye indwara y'igifu, irinde kurya ibintu birimo aside nk'indimu ndetse n'inyanya. Niba urwaye indwara y'igifu kandi, irinde kunywa ibintu byose birimo kafeyine. Mukunzi wa Cooking Fame, reka noneho dufatanirize hamwe kureba icyo wakora kugira ngo wirinde indwara y'igifu niba utarayaza. Niba utarandura indwara y'igifu, gerageza wirinde kunywa inzoga zirenze 2 ku munsi, amacupa 2 ku munsi, kubera ko nuzirenza inzoga ziragenda zibe nyinshi mu mubiri wawe, bityo biba byagutera indwara y'igifu. Niba ushaka kwirinda indwara y'igifu kandi, irinde kuvanga inzoga ngo uzivange n'imiti niba uri gufata imiti. Gerageza kandi ukaraba intoki kenshi gashoboka kugira ngo wirinde za infection zakwinjira mu nda yawe, bityo bikatuza igifu cyawe ukaba wamererwa nabi. Niba ushaka kwirinda indwara y'igifu kandi, gabanya gukoresha ibinini bikwangiriza igifu nka ibuprofene, aspirine ndetse n'ibyitwa ale, kuko ibyo binini ntabwo ari byiza ku gifu cyawe. Kugira ngo wirinde indwara y'igifu kandi, irinde kunywa itabi iryo ari ryo ryose, kuko nabyo ntabwo ari byiza ku buzima bwawe. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ku bantu bashaka kwirinda kurwara indwara y'igifu, bakwiriye kwihatira kurya indyo yuzuye, cyane cyane bakibanda ku mboga n'imbuto. Ubushakashatsi kandi buvuga ko kurya ibinyampeke kenshi gashoboka byafasha igifu cyawe kumera neza no gukora neza. Bityo rero niba wifuza kwirinda ndetse no gutandukana burundu n'indwara y'igifu, ihatire kurya ibinyampeke. Bakunzi ba Cooking Fame, reka tubashimire ko mwakurikiye iki kiganiro, kandi tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikirana, yaba bakoze subscribe ndetse n'abakomeza kutwohereza comments zitandukanye. Dushishikariza kandi abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame bagezaho. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.